abasaza hakuze abasaza zigiye bahere bashaka amafaranga tutaravuka njye naravutse nza umusaza gukorera amafaranga yarayarunze ubu ndakuze nyine aracyari umusaza tugomba kuyasangira nkanjye nyine nabwo ntari umukecuru ntago nshaje we yarayarunze reka tuyasangire. Byiza wowe wahise kubana natwe wowe wahisemo gukomeza kubana natwe ndagushimiye cyane. So uyu munsi rero nakuzaniye umukobwa mwiza cyane waje wambaye neza muramubona imbere ya kamera za Ariyo. So yatangira bibwira hanyuma tugakomeza. Murakoze cyane nitwa Benitha ndi umukinnyi wa filime nyarwanda nkaba mfite channel yitwa Nani National. Nagushishikariza aho uri kutureba no kutwumva ko agenda ugakanda kuri kariya kamenyetso k'umutuku subscribe tugakomeza kubana mu bikorwa byanjye byose. Ndabashimiye namwe muri Bambaraya kuba mwantekerejeho murakoze. Okay. So Benitha nakubwira ngo wambaye neza cyane. Merci. Ninde wakwambitse? Nabyutse mbitekerezaho ntabwo njyanirwa mbaza umuntu ngo ndambara iki. Nta muntu kwambika wabi ndiyambika. Nakubwira ngo urasa neza kabisa. Murakoze cyane. Okay. So uvuze ko ukina filime. Yes. Ariko ntago wigeze wibwira abantu urubatse ese uri umukobwa ese Benitha niryo zina ryawe ni rimwe. So isobanura abakunzi ba Ariyo ko bimeze uri muntu ki muri make? Utuye he? Reka mpere ndi umukobwa. Okay. Ntuye Irurindo. Wow. Ni Irurindo ntago nubatse nabivuze ndi umukobwa mfite akazi. Ubwari ikindira umukobwa ni ngombwa imyaka cyangwa nawe uri muri babandi? Ndi muri babandi batayivuga basari myinshi cyane tutanteza abantu. Ariko kimwe nkuko wasanga ari mike cyane bigatuma udateretwa kubera ibintu byateye ugatuma bavuga ngo ndi RIB. Okay. Ako kantu utambitsemo si sawa. Okay. Irurindo muraturusha? Rurindo igicu cyaho kiba kimeze neza ubundi nicyo kintu nzi turusha abandi bantu. Abakayaga imbeho wagira ngo agwa neje. Ukigera hano kuri Ariyo watunguwe n'iki? Niki cyagutunguye? Natunguwe no kubabona. Okay. Nago nahisha ko ari ubwa mbere mbabonye gutya tubonanye. Oh wow. Nabishimiye cyane. Urakoze cyane. So bakwakiriye? Banyakiriye. None hano banyakiririye nawe muri kwirebera. Wow. Praise natire yaho noneho. Umva inaca rwose njye numva nta natanda igumama. Nta kibazo hano habaye mu rugo niko bimeze. Murakoze cyane. Wabonye icyo kunywa? Nakibonye. Hano nta muntu ujya wicwa n'icyaka bibaho. Great. Murabambere mukanikurikira. Okay, dukomeze. Yes. So wavuze ko ukina filime unazikora ku giti cyawe. Niko kazi ukora ko wavuze ko ufite akazi niko kazi ukora? Oya ntago ariko kazi konyine nkora. Iyo ni projet yanjye ku ruhande nkamfite n'akazi ku ruhande. Udashaka kwamamaza? Nashaka kuvuga. Okay. Okay. So tugiye ku bintu byo gukina filime, ukina filime bwoko ki? Nyina filime z'urukundo. Ariko nivuga iz'urukundo nimwumve urubyiruko dushaka kwita twiyumvira ibindi. Filime z'urukundo nyine zisanzwe. Nkakinamo nyine nawe ndi umuntu ukunda. Ni filime z'inyamahanga ni filime nyarwanda? Filime nyarwanda. Yego. Filime ukina wakinyemo zitwa gute? Na yahe mazina yazo? Kurya abantu bazisura bakana kumenya neza. Iya mbere nakinyemo yitwa The Promise. Okay, The Promise. Yo ngica kuri channel yitwa Rwanda Cinema. Niyo nagezemo bwa mbere. Ubu ngubu nkaba ndi gukina nyine mu yanjye yitwa
ngirene series yego ica kuri Nine National ari nayo channel yanjye. yego Okay. none se ibintu byo gukina filime ni impano, ni ibyo mu muryango, bimeze bite? Ibintu byo gukina filime bimeze bite? Ibintu byo gukina filime byaje gute? ni impano. Ntabwo ari byo mu muryango, ko sinavuga ngo mu muryango ari benshi bakina filime. Yego. Ndakeka nta n'umwe ari njye wa mbere. Ni impano kuko nyine umwana nabyirutse mbikunda. Yego. Ndabikundanye navuga ngo ngomba kuzaba umukinnyi wa filime, byakanga byakemera. Ndayikunda, niyo naje gukura rero nawe ati ngomba gukina filime. Nk'ibintu bindimo atari ibintu ntoraguye ku ruhande, biri mu maraso indani. Okay, ni ibintu byakoroheye Benitha kwinjira muri filime nyarwanda cyangwa ni ibintu ngira ndashaka kuduha ishusho y'umunsi wa mbere winjira muri ugiye gukina izo filime, byaje gute? Ari bashuti banjye bakinaga yego filime baza kumbona, nimba baramboyemo impano ko buri gihe twabaga turi kumwe nkababwira ati mukora ibikorwa byiza, ndabakunda cyane ibikorwa mukora. Yego. Baje baravuga ati okay, katuzagushakire umwanya uze muri casting turebe ko wabishobora. Okay. Njyaye uwo munsi wa mbere afite ubwoba bwinshi. Yego. Ndavuga ati ko ngomba kujyayo nkagaragaza impano. Yego. Njyayo ngaragaza impano, barabikunda babankizemo. Bampa role ndayikina koko. Mfite ubwoba ariko yego ntago byaye byoroshye wabonowe. Birumvikana. Ndagenda ndakina, barabikunda cyane. Abantu bose bakaba bama motivation bambwira ati urabizi ni byiza komerezaho. Ndavuga ati nta kuntu nanjye nakora channel yanjye nkashyiraho ibikorwa byanjye. Yego. Igitekerezo kikajya kindaramo ninjoro, akaba ari byo bintu bindaramo, biza kurangira mbikoze. Ako ntago byoroshye. Ntago byoroshye wa muntu. Mu bijyanye na financial, mu bijyanye n'ibikoresho, kuko ndabizi ko muri rusange turabizi ko gukina filimi bisaba ubushobozi. Siko bimeze? Yego. Ibyo ubushobozi n'ibikoresho nyine bijyanye na financial. Uri supportinga, ufite management igufasha ikipe cyangwa bimeze gute? Ya akakaya navuga ko nyine nta management mfite, byose ninjye biturukamo. Kuko ukora ikintu nagikunda wanakitangira ungane. Byose binurukamo. Yego. Navuga ati reka nkora ibikorwa biraho, wenda na management izagera hize nyuma. Ako nyine n'Imana baravuga ngo Imana ifasha uyifashije. Yego. Ngomba kwanza nkifasha, ubufasha bukazaza nyuma bw'abandi bantu. Yego. Yego. So ndashaka kubaza ibintu bijyanye no kuba wikorera. Yego. Ugafata umwanzuro ukavuga ngo asa gukomeza gukinira abandi. Njye ubwanjye sinatangira kwigora, ni igikorwa cyiza nanakwifuriza kugiramo imbaraga, navuga ngo courage. Okay. Ndashaka kumenya ni ikihe kintu kibura mu rubyiruko abona akazi, ko ngiye mbyita nk'akazi, nubwo aba ari ugukina filime ariko ni akazi, sibyo? Hari benshi tuzi bitunze muri iki gihugu. Ni iki kintu babura ngo nabo bihangira iyo mirimo? Nkurikije ukuntu mbibona urubyiruko rw'iki gihe dufite ubunebwe bwinshi. Yego. Dufite ubunebwe, ntago yumva ngo iki nagikora kikazambyarira inyungu. Yego. Aho ravuga ngo ntegereje, ari n'abavuka bavuga ati mu rugo turabakire bazampa, bazandemera. Yego. Hari n'uvuga ati nimba ari umukobwa araga ati nta mpamvu yo gukora, nzashaka umugabo wayagwije. Urumva rero nabagira inama, nge nasa nk'ubagira inama. Yego. Kureka ubunebwe. Mana ubunebwe turabufite guhera hasi kujya hejuru. Wiyemeje gukora ibishoboka byose ariko ukikorera. Nje nkunda kwikorera n'umuntu wikorera ewan. Muhaye peace. Ahari hose umuntu wikorera muhaye peace, kuko iyo umuntu yikorera ntago ashaka kugira ubunebwe. Kandi ati ngomba gukora cyane nkatera imbere. Abafite ishyaka ryiza muri we. Yego. Niyo mpamvu rero nanjye nahisemo kwikorera.
ngomba kwikorera nkazanabiraga n'urubyaro rwanjye ruzankomoka. Okay. Benitha, ndashaka kukubwira ngo uramutse ugiriwe amahirwe, sibyo, yo guhura na perezida nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda, ni iki wamusaba nk'umukobwa wafashe umwanzuro, urabizi ko rwose yabaha ubushobozi, ni ikihe kintu wamusaba? Ubundi nkihura na perezida kimwe gusa oya ni bibiri. Oya. Nabanza nkamushimira. Ndashaka mbwira iki? Aho ndaka kanya niwe. Okay. Ariko ikintu namusaba ko se yakoreshira ko no bintu byose yarakoze uriya musaza. Ariko namusaba ko yakongera itangazamakuru rivuga ku bintu bijyanye no kwihangira imirimo. Ukamushimira. So njye nakubajije ikintu kimwe, ni ikihe kintu wamubwira muramutse muhuye amaso nk'umukobwa wiyemeje kwikorera, ukavuga ati njye subona biri kuza ubundi? Biraza pe. Felicitation kabisa. Noneho ngambwira, ni ikihe kintu wasaba nyakubahwa muramutse muhuye? Njye duhuye kubera itangazamakuru nyine rivuga ku bintu byo kwikorera ntago ari ryinshi. Njye namusaba ko yafasha abanyarwanda mu kongera itangazamakuru ku buryo bashishikariza urubyiruko kwikorera mani, tukareka gusabiriza mani. Turasaba tukarengera. Byaranakubabaje? Byarambabaje, nanarira. Okay. Watubwiye ubwoko bwa sinema ukinamo, bw'amascene ukina. Yes. Ni ubuhe bwoko ushobora guhabwamo akazi muri sinema nyarwanda ntubukine? Ubwoko nshobora guhabwamo akazi, bampaye sene yo gukina ibijyanye n'urukundo, ako sene yari yose nge nayikina. Sene yari yose nayikina apfa kuba inyinjiriza amafaranga. Nta bintu by'imikino yo mu kazi? Reka akazi ni akazi. None se ubwo ndetse gukina iyo sene n'ubundi ni handi usanga nagiye gukura, gusabiriza, kugira gute? No. Wagiye gusaba? Nge sene nayikina apfa kuba ari akazi. Great. Ushatse kuvuga ko nizi sene bakunze kwita pornography cyangwa filimi z'urukozasoni? Yes. Weho ntacyo bigutwaye rwose, wakurokira turi tayari? Oya. Nkurikije umuco nyarwanda. Ziriya filime z'urukozasoni ntabwo nazikina. Kubera? Nubwo zindiza amafaranga, ariko nyine nanone naba ntandukiriye n'umuco mani. Njye mba mbona abantu bakina filime z'urukozasoni baba bagiye kure y'umuco nyarwanda. Weho uryamye ku muco cyane? Umva nkuryamyeho traditional yubahwe. Kabisa. Benitha, ndashaka kukubaza, ese ubona ni iyihe ntambwe cyangwa ubona gute filime nyarwanda? Uzibona gute? Ubu zigire ku ruhe rwego, kuyihe level? Filime nyarwanda ntago najya kuzikompara na filime zo mu mahanga. Okay. Filime nyarwanda buri urwego ziriho rurashimishije. Yego. Ariko mu mahanga haba Nigeria, haba harimo umuco wabo, natwe tukaba dufite umuco wacu. Rero filime nyarwanda ku rwego ziriho n'umuco wacu ziri ku rwego rushimishije cyane. Kabisa. Uko nzibona zirashimishije. Wumva zaragezeho zagombaga kugira cyangwa haracyari urugendo? Nanone haracyari urugendo. Nta muntu ukiranga ngo narakize burundu. Abagikomeje gukora, ufite imodoka bashaka indege, ufite indege sinzi ubwibindi abashaka, ariko nyine biba bihari. Yego. Niyo mpamvu haracyari urugendo rwo gukora. Haracyari ibintu byinshi byo gukora. Ni nk'icyo ubona kibura? Ikintu kibura kenshi nuko mbona abantu twita ko bagafashe muri sinema nyarwanda birengagiza abo hasi. Okay. Birengagiza abakiri ku rwego rwo hasi. Yego. Niyumve ngo nimba naragafashe ese nabasapotinga bari abana mbona bafite ibikorwa biri hasi. Yego. Twe dufite kwikubira
ntago dushaka guteza imbere n'abandi bana ngo twese tuzamuke. Rero njyewe mba mbona hari ibintu bibura byinshi. Ko muri filime nyarwanda Benitha havugwamo ikintu cyitwa ruswa y'igitsina, byaba ari byo cyaba arabeshya? Ruswa y'igitsina hari ikintu biziho? Buriya ruswa y'igitsina ahantu henshi irahaba. Ntabwo ari muri filime nyarwanda. Ntabwo ari muri filime nyarwanda. None reka turebe. Ntabwo warayinsaba. Ntabwo waragusaba ruswa y'igitsina. Ntabwo warayinsaba. Ntabwo rero ajya gukina filime. Kosa n'umuntu bayisabye ko bivuze ukitsa umutima. Urabibonye se? Kandi kuyibona? Oya. Kameramani ntabyo ubonara? Ntabwo barayinsaba. Ntabwo barayinsaba ariko nkurikije ibyo numva mbona ruswa y'igitsina irahari. Hari nk'umuntu uzi baba barayisabye ku buryo ndamuzi ariko nyine ndabigira ibanga. Ntabwo umuvuga? Ntabwo ndi bumuvuge, n'abayimusabye sindi bubibavuge. Yego. Kubw'umutekano wabo. Ni iki rero wabwira abo bantu? Abo bantu mbere yuko wenda aguha sene cyangwa aguha akazi akurokirita akakubwira ati uze kundeba mu rugo, cyangwa nsanga ahangaha ejo dufite sene nkuhe script, sanga muri lodge nkuhe script. Nje nabaha nk'inama umuntu yumva ko yahunda akazi ari uko yamwatse ruswa y'igitsina. Yego. Nabaha nk'inama yo kuzajya baha akazi umuntu ubishoboye. Buriya nimba nguhaye ruswa y'igitsina ejo nkaza mu kazi ibyo wampereye akazi nta n'ibyo nzi uko naguhaye igitsina. Wewe ukanshyira mu kazi nta usanga nimba ufite kampani ejo yahombye ko ndi gukora ibyo ntazi. Hari abana babyize bari hariya bafite amadiploma amasertifika, uri kwanga kubaha akazi ukajya kuri ruswa y'igitsina. Akubanza kiryo muvuze ngo ubanza kiryoha. Igiki? Igitsina. Karakanyuzemo. Benitha, umuntu wakubwiye ko bamwatse ruswa y'igitsina, njye mba nshaka kugina deep, mba nshaka kwinjira mu bintu n'abantu bakurikiranye ariyo bamenye ku buryo uwo muntu yakubwiye ko iyo situation ni iyi byagenze gute, yahobeho byagenze gute? We ntabwo yaragiye muri sinema. Yego. Yaragiye kwaka akazi muri kampani runaka. Yego. Aragenda agezeyo ko n'ubwiza n'imiterere yarahagaze. Aranga n'imiterere ikurura abagabo. Yego. Asanga deje wawe ni umugabo. Yego. Ati uri mwiza. Buriya umurabwe ngo uri mwiza ugiye mu kwaka akazi ngo uri mwiza. Watangiye kwica byose. Bajye bahita bamenya ko umuntu ateye ngo uri mwiza arahana bari kuganisha igitsina. Wowe nawe urajya se kukaka ngo bikubeho? Oya ntago ndajya kukaka ngo bimbeho, gusa ndabizi. Urabizi ko bihari. Ni iki wabwira abo bantu? Wababwiye ko bagomba gufata umuntu ushoboye? Gufata umuntu ushoboye utagendeye ku miterere mwana. Imiterere urareba imiterere ntago ari ikora akazi. Ntago uzi ikiri mu bwonko indani. Okay. Benitha, ndashaka kubaza mu myaka 5 uribona he nk'umuntu wiyemeje ugahaguruka ati aho gukomeza gukinira abandi reka nikorere kantangire kariya yanjye? Mu myaka 5 mba nibona ndi ibicu. Ndumva nzana aragafashe tu uko byagenda kose. Biciye mu nzira zo gukora. Nzaba ndi umuntu ufite abantu benshi akoresha. Ntanga akazi kuri rwa rubyiruko rwose mbona ruri kwigira ukuntu ntago mbishaka. Ntago ndufite yo kudohoka. Nta gahunda yo kudohoka. Nge nzaba akazi nzandi umuntu ukomeye mu buryo bwose. Ndimo ndakubaza mu rwego rwa movie yawe. Bwa movie none. Nibyo uri kuvuga? Nibwo ndi kuvuga. Nzaba narateye imbere bishoboka. Hamwe nyinisha n'abakinnyi bahembwa. Ese umuntu bita Asiya, Mutoni Asiya, uramuzi? Harya ubwo se ntare y'ingorera cyanaga ari yego akina mu ntare y'ingore. Ariko ntago ari ukina iyo sene. Aba ari umwana w'uwo mugore. Aba ari umwana w'uwo mugore, ariko uwo mugore ari mukase nyine. Aba ari umwana wo muri urwo rugo ariko wari mukase. Uramuzi? Ntawe uzi.
uramwihakanye ntago mwihakanye cyane urana hatabura gushyigikirana muri uru ruganda rwanyu rwa sinema. Gushyigikirana birabura cyane, birabura cyane ahubwo ku rwego ruri hejuru. Kuko sinzi ntago nzi uko nabivuga. Ubu nturi nka ba bantu babaza ngo ugiye mu gihugu runaka ati runaka uramuzi, ati ntawe nzi kandi ari umuntu uzwi. Oya ntago ari urwo rwego ndiho. Naho papa Sava uramuzi? Ndamuzi. Izina rye yitwa nde? Ntago ndyibuka. Ntago ndyibuka kandi wumve ko atari n'uwakureye mu rugo. Bamwita Garasiyani. Garasiyani. Irindi? Garasiyani Niyitegeka. Wow. Niyitegeka Garasiyani. Uba wabyibagiwe ariko ntacyo. Rega ubwonko burimo ibintu byinshi cyane. Abo bantu baba barateye intambwe. Baba baragize iki aho bagera. Yego. Niki wabasaba? Icyo nabasaba ni uko utirengagiza. Yego. Kutirengagiza cyane cyane barebeye ku rubyiruko. Yego. Hari urubyiruko rufite impano nyinshi cyane. Yego. Ariko babuze twahera he? Yego. Bamanuke bajye hasi. Bajye hasi bareba abana bafite impano babafashe. Kabisa. Bashobora kubicisha mu nzira zitandukanye, bashobora kubicisha ahantu bagiye gukorera. Kabisa. Bagavuga ati tuzajya kuri terahanaha twandika abana bafite impano, bakagenda barera kuri abo bana nyine. Bamanuke barebe hasi. Basapotingane. Ufite icyo arusha undi yamufashe. Nicyo ushaka kuvuga? Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo ufite icyo arusha abandi nabafashe. Nabafashe. Okay. Ubundi twese rero kurutura abakire koko. Kandi umva byagera naho bigeza sinema nyarwanda atari umuntu ku giti cye cyane rwose, kuko twese hari abana bafite impano noneho zirenze bano bari gukina. Bafite impano ariko babuze aho bahera. Tubafashije nabo bazamuka ugasanga sinema irarenze. Yego. Cyane rwose ahubwo mbuze icyo mbabwira. Ubuze icyo babwira? Bimbanye byinshi kuko birahari cyane. Nuvuga ngo bafite akazi kenshi. Bafite akazi, bamanuke bajye kuri tele. Yego. Sinzi ariko bakunzi ba Ariyo mwe muri kutureba, nawe ufite aho uhuriye n'uru ruganda rwa sinema, urumva ikintu Benitha akubwiye n'inshingano za buri muntu ufite aho uhuriye n'uruganda rwa sinema. Ni ukuri nimumanuke muze mureba abana bafite impano, muzamurane mushyigikirane, kuko ibi ni ibintu ujyamo ariko ejo ukabisiga. N'ubu ufite umuntu wafashije wenda n'iryo shema, sibyo? Azasigara avuga ati runaka yaramfashije, waravuyemo. Uru ni Rwanda rw'ejo. Ariko ibintu byo kwikunda murumva ko biracyahari kandi ntibikwiye. Birahari cyane. Siko bimeze Benitha? Niko bimeze 100%. Ntago ari sawa rwose, ntago ari sawa ako kantu. Nibagahindure niba bakumva. Nibahindure baratwumva, ndi no kubareba bari kutureba. Baratwumva cyane. Wabonye ukuntu ari kutureba bicecekeye. Nawe nakubonye. Okay, ngira ngo batwumvishe. Nta bintu byinshi rero Benitha. Tugana ku musozo. Niki wabwira abanyarwanda cyangwa se abakinnyi ba filime cyangwa abanyarwanda muri rusange? Ku ruhande rw'abafite aho bahuriye n'uruganda rwa sinema. Sibyo? N'abanyarwanda muri rusange n'urubyiruko nkawe wababwira iki? Abanyarwanda muri rusange nkunda abanyarwanda cyane. Nkunda abanyarwanda. Buriya abanyarwanda baranafashanya nubwo bajya bakirengagiza. Ni wabasuhuza buriya kuri kamera? Mva. Mwese. Nabasuje mwese. Okay. Ikintu nababwira rero abantu bafite aho bahuriye n'uruganda rwa sinema nyarwanda ni ugufashanya. Kandi ndabakunda cyane, nge nkunda gukurikira sinema nyarwanda. Yego. Ndazikurikira ko ndazikunda cyane, nkunda urubyiruko ariko nkanarushishikariza gukora. Urubyiruko, umuntu wese uzi ko ari urubyiruko akaba ari umunebwe, nta kintu twavugana. Banza bubaka ikofi, umutima mwiza uri kumwe n'ikofi buriya nta hantu utagera. Ikofi. Warebye ibiganiro bya Ariyo ukuntu umunyamakuru wo kuri Ariyo yavuze ngo abasaza ni
abasaza hakuze abasaza zigiye bahere bashaka amafaranga tutaravuka. Njye naravutse nza musaza gukorera amafaranga yarayarunze, ubu ndakuze nyine aracyari umusaza, tugomba kuyasangira. Nkanjye nyine nabwo ntari umukecuru, ntago nshaje, we yarayarunze, reka tuyasangire. Uzi amafaranga bagira? Icecekere byiyorere. Nakirebye, nakuyemo isomo. Ako nanone hari ahantu abakobwa naho nyine nose nidushaka abasaza abasore bazashaka iki? Aya nyine nanone ahubwo abasore nabagira inama yo gukora cyane, bakubaka ikofi bagashaka abo bakobwa. Ibisaza nta mpamvu yo kubatwara abakobwa. Hari umuntu wanditse muri komenti arandika ngo abantu bashaka gushaka amafaranga bagiye kwishakira beneri, bagiye bakiturira iruhande rwa beneri, kariho bazajya binjiza amafaranga bakayabona, bayasohora bakayabona. Urumva ikintu yashatse kuvuga? Icyo kintu mbere yuko ukunda ibintu wakunze umuntu, banza ukunda umuntu, ibintu muzabigeraho. Ariko nyine natandukiriye cyane, ntago ndi buve kuri ya ngingo yuko igisaza kigira amafaranga. Abasaza bagira amafaranga babakene, barahari babakene. Ubwo niba abandi babaye abanebwe bakiri abasore, kandi nibyo turi kurwanya. Ako kari agaciro. Dusoza rero Benitha, hari ikintu wakongeraho? Ikintu nakongeraho ubundi ni ukubashimira mwebwe aka kanya muba mwafashe mugatuma ncishaho n'ubutumwa bwanjye yuko urubyiruko rugomba gukora. Mwakoze cyane. Benitha rero twabanye kuri Bamba ariyo, igihe twakomeje kubana n'isebye maso nk'ibisanzwe, nkomeza kugushimira wowe wabanye natwe muri iki kiganiro, nkushishikariza gukora subscribe, share and comment. Niba ufite inyunganizi cyangwa ikibazo watwandikira muri comment biremewe, uri bubone nimero yacu. Niba hari ubutumwa, ubuhamya cyangwa se inama ushaka gutanga kuri Bamba ariyo, waduhamagara, uri buyibonera kunyunza aho hasi. Njyewe nkaba nkubwira ngo komeza ugire amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka.